Rocky ni wa muntu ugira ishyari. Rocky akunze guhemuka cyane, wenda yagize amahirwe n'abagera kuri ura rwego. Rocky ni umuhemu. Rocky ni umuhemu ko n'ubundi ahemukira abantu benshi. Kuki umwaka umugenda w'ubundi? Kuki hariho hose amahirwe yaba makeya kandi ubuhanga bwe budashidikanywaho? Kuki ari uvugwaho ibibi kuruta abandi mu myidagaduro yo mu Rwanda? Pasi, wowe ubibona ute? Niko bimeze. Rocky Kimomo avugaho byinshi bimwe itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda. Nta kiza na kimwe kimuvugaho usibye ijwi rye rikurura abantu. Akaba ari nayo muntu ukurikirwa cyane mu gihugu. Gusa abantu benshi bagaragaza ko akenshi abagerageje gukora nawe bahura n'ibibazo bigatuma bashwana cyangwa bagatandukana. Kandi akenshi imyitwarire ye ntiba ari myiza kuri bo. Ibiterwa nuko Rocky Kimomo agira ishyari rikomeye ku itembere ry'abandi cyangwa mu bikorwa byabo. Haba no mu kazi, bamwe bati ngaho Rocky yatandukanye na Papa Cyangwe, ngaho Rocky yagiriye ishyari abahanzi ndetse n'abakinnyi ba filime bo mu Rwanda bakizamuka, ngaho Rocky akunze kwiyemera mu buzima bwe bwa buri munsi, ngaho Rocky yirukanwa hanaha. Mumaze iminsi mwiyumvira inkuru mu mihanda ndetse n'inkuru z'abanyonzi bo mu Rwanda bagira bati umusobanuzi Rocky Kirabiranya yirukanwe kuri YouTube ndetse bikaba byarabaye inshuro 3 cyane igahita yirukanwa direct kuri YouTube, abantu bose bazi ko byarangiye. Gusa Imana yisi kinga akaboko, YouTube channel ye igarurwa kuri YouTube ni nyuma y'uko imbuga nkoranyambaga z'abanyamakuru bakomeye mu Rwanda nka Ismael Mwanafunzi ndetse n'abandi zasibwe ku buryo bwa burundu, maze bagatangira bushya bagatangirira kuri zero. Abandi nabo zabaye demonetize. Ubu n'ubu tuvugana n'iyi yacu iri demonetize. Murakaza neza ku rutonde rw'inkuru mbi kandi zirambuye zavuzwe ku musobanuzi wa filime Rocky Kimomo, zigasiga ziteje impagarara ndetse zikanasiga icyasha ku izina rye Rocky Kimomo. Gusa mbere y'uko nzikubarira ndagira ngo twubike icupa twubure inyandiko zibumbatiye ubuzima bw'uyu musore. Ibi turabivuga mu ncamake, hanyuma tubone kugisha ku ngingo. Ndagusabye rero ngo ukore subscribe kuri Kigali TV Show, uze gusharinga kandi ukande like n'ukuri ikiganiro cyacu, wibuke no gusiga comment. Ese Pasi uriteguye ngo nguye ikaze? Ngaho tubwira inkuru y'uyu mugabo. Intambara y'amagambo hagati ya Papa Cyangwe na Rocky ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2021. Nyuma y'iminsi yatangiye kuvuga inkuru zitandukanye rya Papa Cyangwe na Rocky Kimomo, bari bamaze igihe bakona binyuze muri societe ya Rocky Entertainment, hakomeje gututumba intambara y'amagambo hagati y'abasore bombi b'inshuti magara. Ibi byatangiye ku nkuru ziswe gutwika, aho bavuga ko Kimomo yatandukanye na Papa Cyangwe amufashaga mu by'umuziki. Nyuma y'iminsi mike izi nkuru zakuriye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Papa Cyangwe yaje guca amarenga ko ibivugwa ari ukuri, agira ati gutwika ukinjiza nta mumaro. Bamwe mu bari begereye ku Kimomo bavuze ko amagambo yabonye nk'ubushotoranyi, ariko agahitamo guceceka. Umwe mu nshuti zabo yagize ati ubwo Rocky yabonaga aya magambo yabifashe nk'ubushotoranyi. Twaraganiriye atubaza uko Papa Cyangwe yari kwinjiza mu bihe bya COVID-19. Kubwe yamyaga ko igihe cyo gutangira kwinjiza cyari kigeze, ariko yongeraho atabuza uyu musore kugenda igihe abishaka. Iri jambo rya Papa Cyangwe ryacaga amarenga ko ashobora kwicuza kuba avugwa cyane, ariko ku mufuka we nta musaruro afata. Ku itariki ya 8 Ukuboza mwaka wa 2021, Rocky Kimomo yasohoye itangazo rishimangira ko yamaze gutandukana Papa Cyangwe. Iri tangazo ryavuga ko gusezera kwa Papa Cyangwe kwahawe umugisha, ariko nyuma Papa Cyangwe yahakanye amakuru avuga ko yasezeye, avuga ko iri tangazo ritagamije gusa kugaragaza uruhande rwiza rwa Rocky aho kuvuga ukuri. Aya magambo yose agaragaza ko umubano wabo ushobora kuba wajemo agatotsi, kandi ko Rocky Kimomo yakomeje gutega ishyari n'uburyo Papa Cyangwe akomeje kumenyekana cyane mu gihugu. Mu mwaka wa 2021 habaye amakuru ko Rocky Kimomo na Papa Cyangwe batandukanye mu mikoranire yabo muri Rocky Entertainment. Hari abavuga ko Papa Cyangwe yashakaga kwigenga. Ku mbuga nkoranyambaga hari abashinja Rocky kugira ishyari ku iterambere rya Papa Cyangwe. Ibi byose byerekana ko Rocky yakunze gutegwa ishyari nuko Papa Cyangwe ari gutera imbere. Umuryango wa Igwe Media watangaje ko habayeho kutubahiriza amasezerano y'imikoranire, harimo amafaranga arenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Abamushinjaga bavugaga ko ibikorwa byari byumvikanyweho bitakozwe neza. Rocky igeze kugaragaza ko atemera ibyo bamuvugaho. Muri Kanama mu mwaka wa 2021, amakuru avuga ko Rocky Kimomo yakoze ubukwe n'umukobwa witwa Carmen. Nyamara byaje gusobanuka ko byari igikorwa cyo kwamaza indirimbo y'umuhanzi witwa Papa Cyangwe. Abantu benshi bavuze ko ashaka kwiyemera cyangwa gushaka attention. Mu mwaka wa 2023, Rocky Kimomo yashyize hanze filime yise Life of the Soldier. Bamwe bavuga ko ashaka kwerekana ko ari hejuru y'abandi, abandi bo babibonaga nk'uburenganzira bwe bwo kwagura ibikorwa bye. Ingero zagaragazaga ko ishyari rye ryakomeje kumuteza imbere mu byo akora. Mu mwaka wa 2024 havuzwe inkuru y'indirimbo zasibwe ku mbuga nkoranyambaga. Rocky yasobanuye ko byatewe no kubura konti ya Papa Cyangwe, ariko abakunzi babo bongera kujya impaka ku mbuga nkoranyambaga.
abantu benshi bavuga ko ishari ryamuteje gutanga ibisobanuro bitandukanye ku byabaye. Mbere yo gutandukana na Rocky, Papa Cyangwe yashyiraga indirimbo ze kuri chaîne ya Rock Entertainment. Nyuma yo gutandukana yasanze za ndirimbo ze zitakigaragara kuri chaîne ya Rock Entertainment. Rocky yasobanuye ko atari we wabikoze ku bushake, ahubwo kuko byatewe no kubura konti. Ibi byose byongeye kugaragaza ko ishyari rye rishobora kuba ryaragize uruhare mu buryo ibikorwa byagenze. Mu gihe Rocky Kimomo yari atangiye gusomera filime nyarwanda, havuzwe amakimbirane ajyanye n'umushinga wa filime ya Maître Nzovu yakorwaga ku bufatanye n'itsinda rya Equity Media. Havuzwe kutumvikana ku bijyanye n'amafaranga, aho bamwe bavuga ko Rocky yasabye miliyoni 6. Nyuma y'ayo makimbirane filime ntiyakomeje nk'uko byari byitezwe. Ibi byose byerekana ko ishyari rye ku mafaranga cyangwa ku mishinga yafatanyije rituma akora ibintu bitunguranye. Rocky ni wa muntu ugira ishyari, Rocky ni wa muntu mushobora gutangira na proje gutya muyihereye hasi, proje yamara kuzamuka agashaka kuyikwiba cyangwa kimwe rimwe na rimwe akanashaka kugira ngo uvemo nyine ayisigaremo. Rocky akunze guhemuka cyane, wenda yagize amahirwe n'abagera kuri uriya rwego. Rocky ni umuhemu, kuko n'ubundi ahemukira abantu benshi. Amafoto yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize. Hasakaye amafoto agaragaza Rocky Kimomo ari kumwe n'umukecuru uvugwaho kuba ari umupfumu. Bamwe bavuga ko yakoranye n'imyuka mibi, abandi bakabona ko ari ibihuha. Nta tangazo ryemeye ryigize ritangwa, ariko ibintu byose byasakaye ku mbuga nkoranyambaga bisobanura ko ishyari rye rikomeje kugaragara. Ikindi kandi Rock Entertainment ni YouTube channel izwi gutangaza ibyegeranyo bikomeye ku bayobozi. Channel yasibwe kenshi kubera demonetization cyangwa copyright issue nyuma y'uburyo bwa APIA yasubijweho. Ibi byose byerekana ko ishyari rye ryo gushaka kwigaragaza rituma akomeza gukora cyane kandi agashaka gusigara ku isonga mu myidagaduro. Ngayo nguko ibyo uyu musore byo ntibyoroshye. Uyu ni umusore rwose wahuye n'ibizazane byinshi akagirirwa urwango rudasanzwe kubera imyitwarire ye. Yitwa Rocky Kimomo. Njye mwari kumwe nitwa Justin Irakoze, umuhungu w'Abanyarwanda. Iyi ni Kigali TV Show. Mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda.